agafuka k'umuceri twebwe ntago gashira kuri ukabona kamanuka kibaza ati bagateretse hejuru y'umwobo. Merutse kubaza abo baji banje abo bakomando twibana na kw'imihanda ndababaza ati riko kagafuka k'ibiro 10 ka kawunga mu gasonga kangaye bahita banyita vierera tumva vietu tivieti tugasonga kabiri hagasigara ikiro ibaze. Abo bantu wabagura ni koti ry'120 hago byavamo. Iyo ngiye guhaha ugira ngo ndarangura ndacuruza. Neno hari atwimukiye babonye kuntu mpaha bahita baza gusaba ibiryo by'ingurube. Ati pastor tirari ibiryo bisigara bibari iby'ingurube mujye mubiduha twa ntago dusigaza turunyugu tuva ku meza dukombye